kuba umwana yaravutse afite icyo kibazo ntabwo kibazo ngishira ku mugore cyangwa nkishireho, ni accident, ni ibibazo bije bitunguranye. Rero icyo gihe rero mwumvikana n'umufasha mugahumurizanya, mukaganira muti ibintu byashitse tugire guti uyu mwana ateza kubaho. Ibyo byatumye nita ku mwana wanjye cyane, kuko ukuntu yari ameze atazi gutambuka, kuvuga, atabyuka, ariko uko nagiye mwitaho muvuza, mukoresha ama exercice mu rukundo, byatumye umwana wanjye ubu ngubu tuvugira ahangaha azi kugenda, aravuga, arakina n'abandi bana, azi kwandika, ajya mu ishuri akiga, ku buryo niyo duhuye n'abandi bantu bafite abana bafite Down syndrome barambaza ati wowe bigenje gute ko umwana wawe tubona akeye azi gusoma. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwese bakurikiye Legacy TV. Aka ni kakanya keza tuganira n'umuntu utandukanye kandi ukomeye, ufite ubuhamya butandukanye cyangwa se ufite byinshi yatwungura mu buzima. Ano umupapa mwiza, umupapa w'imfura nabazaniye kuri uyu munsi, afite byinshi byo kutuganiriza, ariko afite association imwe abarizwamo ikora ibikorwa byinshi bitandukanye. Araza kwitubwira tubwire n'impamvu n'igihe yatangiriye. Nge rero nitwa Miguel. Aka kanya rero reka mbabwire umushyitsi wacu atangire abasuhuza, anababwira ni association, anababwira n'impamvu iriho. Hari benshi bari bubyumve, hari benshi bari bumve story irimo hagati ahangaha, mukaza kuba mwagira igitekerezo mutanga se cyangwa icyifuzo. Gusa ni ibikorwa byiza bijyanye n'urukundo, nta kindi dukora, ni ibintu by'inspiring abandi cyangwa ushobora guhindura ubuzima bw'abandi bantu. Yes, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Monsieur Miguel. Yes, murakoze. Bwira abadukurikiye. Nitwa Tungimana Dieudonné, benshi banzi kuzina rya Tamara. Nkaba ndi umupapa w'abana 4. Ndi umubyeyi rero wagize, sinavuga ko ari ikibazo cyangwa amahirwe, wabyaye umwana ufite ibibazo bya Down syndrome, trisomie 21. Down syndrome Trisomie 21. Kubatabizi abasobanura. Kubatabizi ni accident chromosomical, ni kubyara umwana bisanzwe ni medical cyane. Umuntu afite 40 chromosome, 20 paires de chromosomes. Rero iyo abaye chromosome zitatu zihuye hamwe, usanga umwana avutse afite ikibazo. Baba ari abana nk'abandi, ariko bafite ibibazo bitandukanye byo kutavuga, byo kudatambuka. Benshi bakunze kwita ngo n'amadebile, ariko siko biri, ni kutamenya ikibazo cy'umwana. Twagiye tubona ibikorwa by'urukundo mukora, tubona abana mubana nabo, ukuntu n'umupapa arimo aratwitinga umwana wenda ufite icyo kibazo, ufite n'icyizere mwereka ko afite no kuba yaba muzima cyangwa se yagira ubundi buzima bwiza. Ibyo bikorwa mubikora gute? Mwabitangiye gute? Association yitwa gute? Wabitangiye ryari ariko umaze guhura n'icyo kibazo? Maze guhura n'icyo kibazo cy'umwana, naricaye ngira shock, ariko ndavuga ni nk'umupapa ntegerezwa kubaho, kandi umwana ajategeza kubaho akabaho nk'abandi bana. Icyo gihe nafashe ingamba zo kwisana, zo kwirema ikinyabugabo. Ngira n'Imana nari mfite amahugurwa menshi nagiye mbona bijyanye n'ibintu bya counseling, isanamitima, byaramfashije cyane. Ariko ni ibintu bigoye nk'umubyeyi ubyara umwana ufite ubumuga nka buriya, birababaje kandi biragoye. Utekereza byinshi, ukumva amahoro, ukumva isi irahirimye. Ariko icyo nabwira ababyeyi no gukomera tugashikama. Icyo gihe rero nagize n'amahirwe, umufasha wanjye arihangana, arabyumva, turicara turaganira, dufata ingamba none yo kwita ku mwana. Ariko ibyo byose byatewe nuko twari dufite amahugurwa, dufite connaissance, ubumenyi muri icyo kibazo. Tutarajya kure, hari abandi babyeyi babyara umwana gutyo bikabaviramo gutandukana, cyangwa se umubyeyi w'umupapa cyangwa se ari umumama ugasanga ataye umwana. Ibyo bikunze kubaho cyane, no muri association yacu dufite abamama benshi bagiye batandukana n'abagabo kubera ko babyaye umwana ufite ubumuga. Wowe umutima wukuye hehe ukudatuma umubyeyi umudamu wawe umufasha wawe? La majorité y'abantu benshi twagiye duhura nabo cyangwa se bahura n'iki kibazo, usanga abadamu ari basigaranye abana, abafasha babo bagabo barabataye. Wowe uwo mutima sinavuga, ni Imana yawumaye, ni kamere yanjye gukunda abana, ni ikintu nifitemo, nzi kabisa ko nifitemo. Kandi rero n'ubumenyi nari mfite, kuba umwana yaravutse afite icyo kibazo, ntabwo kibazo ngishira ku mugore cyangwa nkishireho, ni
accident, ni ibibazo bije bitunguranye. Rero icyo gihe rero mwumvikana n'umufasha mugahumurizanya mukaganira muti ibintu byashyize tugire guti uyu mwana ateza kubaho. Ibyo byatumye nita ku mwana wanjye cyane kuko ukuntu yari ameze atazi gutambuka kuvuga atabyuka, ariko uko nagiye mwitaho muvuza mukoresha ama exercice mu rukundo byatumye umwana wanjye ubu ngubu tuvugira aha ngaha azi kugenda, aravuga, arakina n'abandi bana, azi kwandika, ajya mu ishuri akiga, ku buryo niyo duhuye n'abandi bantu bafite abana bafite Down syndrome barambaza ati wowe wigenjeje gute ko umwana wawe tubona akeye azi gusoma, ahora n'icyapa akandika agasoma, bakambaza tukaganira nkabagira inama. Ni naho havuyemo igitekerezo cyo kuvuga dutige n'umugore wanjye uwashyiraho association. Twari nk'abapapa babiri bafite abana ba Down syndrome, ariko twebwe abana bacu twabitagaho cyane, bituma noneho twumvikana gukora association kugira ngo dufashe abandi ba mama bafite abo bana, dufashe na community kumva ko abana bacu atari ibicibwa, atari amadebile nk'uko babivuga, uko badukomeretsa, ari abana nk'abandi. Wavuze ko ufite abana bane, ni wagize icyo kibazo wenyine? Ni umwana umwe yagize ikibazo wenyine. Noneho nk'ababyeyi tutarajya kure kugira ngo buryo ubutumwa butambuka kare, n'ababyeyi babyara abana gutyo ugasanga bibavirimo gutandukana, ni buhe butumwa wabaha tutarajya? Ubutumwa nabaha ni uko bagize ikibazo, ababyeyi bagira ibibazo nk'ibyo, umuti ntabwo ari gutandukana, ahubwo umuti ni ukwishyira hamwe, gufashanya kugira ngo bite ku mwana, kugira ngo uburenganzira bw'umwana bwitabweho. Umwana afite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi bana, gukundwa, kuba protected. Ni ukuvuga ko ababyeyi bakwiye gufashanya mu bibazo ari byiza ari bibi, ikintu cyose bagafashanya, bakumvikana kandi bakita ku mwana wabo, ku mwana nta kosa bafite, ari innocent, kandi nabo nta kosa bafite, bari innocent. Rero nta wata amakosa ku wundi, bakwiye gufashanya bakumva ko ikibazo ari bose kandi umuti batakuwushakira hamwe. Kubera iki association rero yashyizweho? Association twayishyizeho kugira ngo dufashe abandi bana bafite icyo kibazo, imiryango yabo, twishyire hamwe, tuganire, tubumvishe ko ikibazo bafite natwe cyatugwiririye, ariko abana bacu aho bageze ahantu heza bashobora kwimarira ikintu n'ejo bundi tudahari, tutakiri kuri ino si. Hamwe uvuga uti nubwo mfuye ariko umwana wanjye ntabwo azagwa mu ziko, azi iziko, azi umuriro, azi kwambuka umuhanda, azi gukaraba, azi kwiyambika, ibintu by'ibanze ukavuga uti nibura umwana arabizi. Rero ababyeyi twagiye hamwe tugakora ibigoroba by'ababyeyi, tukaganira, tukabagira inama, tukareka abana bagakinira hamwe, tukumvisha na community duturanye ko abana bacu bakwiye kumva ko ari abana nk'abandi. Niba bahakato, niba batuke aho batambuka, niba bamerere nabi, bumve ko ari abana nk'abandi kandi bashoboye, kandi abana bacu barashoboye. Iyo umwitayeho arashoboye. Umwe nagushimira ijambo, mwe batangije iki gikorwa, hari ababyeyi ndimo ndabona hano bafite abana bafite ibibazo bitandukanye. Aba babyeyi bose nabo mwabakiriye gute? Ese bose mubasha kubafasha, mubasha kubakurikirana? Ndi kubona ababyeyi bafite abana ubona ko rwose bigoye ko bitabaye umutima wa kimuntu w'urukundo, bigoye kuba wakakira ababyeyi bangana gutya ngo ubashe no gutwitinga aba bana. Mu by'ukuri biragoye kugira ngo ufashe abantu benshi udafite ubushobozi. Natwe nta bushobozi dufite, ariko icya mbere tubafasha kwiyakira, tubafasha kumva ko ibibagwiriye atari bo bonyine, kandi inzira yo kubisohoka atari kubihunga, ni intambara nk'izindi. Turabaganiriza, turabegera, tukabaganiriza, tukababwira ko bategerezwa gukora, ko umwana akeneye kubaho, kugira ngo abeho nuko bakora, baba bakoze, bamushakira ibiryo bikwiriye, bamushakire ubuvuzi. Rero tukabumvisha ko badakoze bidashoboka. Hanyuma ibibazo by'ingutu muhura nabyo mu gukora ino mirimo y'urukundo, mu guhindura abantu bana, mu gufasha ababyeyi babo kumva ko bagomba kubagumana. Ese ababyeyi babo bo imbogamizi bagira nizehe? Ibitekerezo baba bafite muri bo ni ibihe? Kuko urumva kubabazanira hari icyo bibafasha, ariko behind yo kubabazanira usanga bafite izindi story wenda zibabwira ati kuki wenda ari bagenzi babwira ati kuki umwana utamujugunye, kuki umwana utamureka ukagenda ugashaka umugabo ukazabyara undi.
kugira ngo mube mubagumana kuri abana babyeyi bakumva ko bagomba no kugumana abana babo. Ibibazo muhura nabyo by'ingutu mu kuba mwafasha aba babyeyi n'ibihe? Ibibazo ni byinshi. Ufite aba bana babana na Down syndrome ni abana bakenera, bari exigent, bakenera ibintu byinshi cyane. Hari ibijyanye n'imirire yabo iragoye, hari ibijyanye n'amashuri yabo usanga aho turi amashuri education y'abana bafite Down syndrome abarimu ni bake, n'abana bagwaragurika kenshi, bisaba ko umuntu aba ari economically afite ubushobozi buhagije kugira ngo yite ku mwana. Rero n'ubukene, ikibazo nyamukuru ni ubukene. Ikindi kibazo dufite ni ababyeyi batawe n'abagabo babo bari bonyine, ugasanga imirimo yose niwe. Rero n'umwana ufite ubumuga aba akeneye care ihagije, ugasanga umubyeyi nta mwanya afite wo gukora indi mirimo ngo yite ku mwana neza, bikamuviramo ubukene, bikamuviramo umwana ko ahazaharira, ugasanga uburenganzira bw'umwana ntibwubahirijwe. Numva ko ubukene nicyo kintu cya mbere. Iyi association mwe kwitwa ngo CDFSA. bivuga iki? Ni mu magambo y'Icyongereza bivuga ngo Children with Down Syndrome's Family Strength Association. Ni gute rero mubasha gusohoka muri ibyo bibazo byose? Mu kubisohokamo ntabwo navuga ko tubisohokamo ngo tubisohokemo, ni ibibazo tubanamo buri munsi. Ariko icyo bidusaba ko twegera abamama, imiryango ifite abana bafite Down syndrome, tuganire nabo, turabaganiriza, tukahana ibitekerezo uko umwana yafatwa, tukagira utu association tubyara inyungu, tukishyira hamwe, tugakora ubworozi bw'ingurube, abandi bagahingira hamwe kugira ngo turebe ko twaramira abana, twabona ibitunga abana bacu. Muri ubwo buryo tubayeho. Hanyuma rero wenda hari abantu badukurikiye batandukanye bashobora kureba ubuzima bano bana babayemo, uburyo mwebwe mubasha kubitaho, ese ubushobozi mubukura he mwebwe? Ubushobozi ahenshi ni contribution zacu nk'ababyeyi bishoboye, ariko benshi muri twebwe nta bushobozi bafite, kandi ibyo bavana ko kuba abanyamuryango, ko duhujwe n'ikibazo kimwe cyo kuba twarabyaye abana bafite Down syndrome. Ariko tukagira n'izindi nshuti zidukunze, zitwegera, zidusapotinga, zivuga ziti mwebwe kabisa muri abantu mwarihanganye, muri abantu b'abagabo, mwemera kurera abana banyu, kubitaho, kutagira ifunwe ngo twumve ngo dufite ibibazo kubera dufite abana bafite ubumuga. Ahubwo bakabona turagendana, turababyinisha, turabasohokana, tubajyana mu rusengero, bakatwamvira, bakadutera inkunga. Rero badutera ingabo mu bitugu, ufite icyo afite araduha, tugakora amahugurwa, tukabona ubufasha twaha abana, ari nk'amasabuni, ibijyanye n'isuku, ari ibijyanye n'iby'ubuhinzi, imbuto, ibintu banakenera bya buri munsi. Hanyuma rero hari nk'imiryango myinshi dukurikiye yagiye igira abo bana ariko ikabahisha, kandi wenda abana iyo babonye uburyo bwo kwegerana n'ababyeyi cyangwa se n'abantu bafite ubunararibonye mu gutwitinga abana, hari impinduka bagira. Wababwira iki? Icyo nababwira ni uko niba bakagira ifunwe ngo bahotera abana ngo bagumiza mu nzu, umwana afite uburenganzira bwo busesuye bwo gukina. Nibasohora abana babatwara ahabona, abana bagaragare mu bandi bana, bakine, abana bamenyere hanze. Burya iyo umwana umugumije mu nzu afite ikibazo, nawe agira ikindi kibazo, bamwongerera ikibazo mu kibazo. Ariko iyo umwana aje hanze agakina, aradevelopa, ari ibintu adevelopa byinshi, gukina n'abandi bana, gukemura ibibazo bimwe na bimwe, guhangana mu bana bagahangana bagakina, akikemura ibibazo, ariko ibintu bimwungura rero mu bwenge. Burya umwana ari mu bandi bana arakina, akabona abantu bakuru, akamenya iki ni cyiza, iki ni kibi, kuko aba yasohotse hanze. Twagize amahirwe niyo twabonye ziriya video uburyo bana n'abari abana na madamu, bidukora ku mutima. Musi ntabwo twabonye uri kumwe na madamu, ariko ni ubuhe butumwa wagenera abandi babyeyi aka kanya badukurikiye? Ubutumwa nagenera ababyeyi badukurikiye, ubwa mbere ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga, babana n'ubumuga, nuko nababwira ko bakwiye gukomera,
bagakomera kugira ngo abana babo babakomeze. Iyo bakomeye bo bituma n'abana bumva ko bashyigikiwe, bagakura neza mu bibazo byo bafite. Ariko iyo ababyeyi bakomeye hari ikintu abana bunguka. Rero ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga nibakomere, bite ku bana babo kandi bakore kugira ngo uburenganzira bw'abana babo bwubahirizwe. Hanyuma vision ni igihe rero? Vision yacu ni guha abana, mu Cyongereza bavuga ngo lead a full and meaningful life. Kuri abo bana bafite Down syndrome, ku buryo as their sibling, nka bene wabo, nk'abandi bana bavukana. Hanyuma vision, mission yacu ni provide psychosocial support kuri abo bana, ku miryango ifite abana bana n'ubumuga, uburwayi bwa Down syndrome, ku buryo hari abandi bana mu cyakira bafite icyo kibazo, cyangwa ni bariya, cyangwa babazaniye abameze nka gutyo, hari icyo mubafasha? Ofite twe ntabwo dufite ahantu tubashyira. Icyo dukora ni uko baza badugana, tukamenya ko bahari, bakajya muri association, tukabaganiriza, tukabasura mu ngo, tukaba dufite amahugurwa, tukabatumaho bakaza bagaparticipa. Tukaba dufite ibiganiro turi buganire nabo, ku babyeyi, tujya tugira ibiganiro peer education ku bapapa, ku bana bavukana, ku bana bafite barumuna babo bafite Down syndrome. Abana tukabaganiriza ukwabo kugira ngo bite kuri barumuna babo cyangwa bakuru babo, bamenye ikibazo bakuru babo bafite, bamenye n'ukuntu babafata. Hanyuma rero ibyifuzo byanyu muri bikorwa mukora, ibyifuzo byanyu mufite cyangwa mwabwira abadukurikiye, abifuza wenda kuba bagira icyo bakora kugira ngo mukomeze mukore ibikorwa by'urukundo, nibihe? Ibyifuzo dufite nuko bantu batwumva bakadushyigikira, bakamenya n'ikibazo imiryango ifite abana babana n'uburwayi bwa Down syndrome dufite. Ibyifuzo rero dufite, twifuza gufashwa, ababishobora badutera inkunga ziri kwinshi, ari inkunga z'ibitekerezo, ari inkunga za materiel. Duhura n'ibibazo byinshi, dufite ibibazo byinshi bitandukanye, nko kutagira aho dukorera, aho twahura nk'ababyeyi ngo tuganire, aho twahuza abana ngo baganire, aho twahuza abana ngo bakine, ko nacyo ni kimwe mu bintu twifuza ko twaba dufite, kugira ngo abana bacu uburenganzira bwabo bwubahirizwe, bakine, bamenyane, bakine n'abandi bana badafite ubumuga, basangire. Ubwo bufasha tububonye byadufasha kugira aho dukorera. Mission dufite nuko providing a safe environment ku bana bafite Down syndrome, kandi bakubahwa, bagakundwa n'ababyeyi babo, bakabitaho, bakaba protected nk'abandi bana, ku buryo umwana ufite ubumuga uburenganzira bwe bwubahirizwa nk'umwana adafite ubumuga, umwana muzima umeze safe. Ibijyanye na education byo bikoresho mubikura he? Ibijyanye na education gize no munsi ni imbogamizi ikomeye, kuko abana babana n'uburwayi bwa Down syndrome bakenera education iri particularly. Urabona twagize amahirwe yo kuba ari we twabonye, ariko nk'abo ubana b'ababyeyi buri umunsi ku munsi, ababyeyi muri bo bamerewe gute? Ni ibiki wakira, ubakira gute? Counseling yibaha bigendeye kuki? Ababyeyi urabona ko baramerewe n'ikibazo abana bafite. Benshi ntibabyumva, benshi barihebye, ariko tujya tuganira nabo tukabumvisha ko byose bishoboka. Hari amadocumentaire tubereka ko bamwe bari bameze nabi ariko byaje kuba byiza, kandi tukabumvisha ko kuba afite ikibazo atari kosa ryiwe, atari kosa ry'umwana, ari ubushake bw'Imana. Rero ibyo Imana yashatse nibyo dushyira imbere, nta kuntu wabyanga. Reba nk'uyu mubyeyi, umwana ukuntu ameze, aho mwamwakiriye mukamufasha, mukamuganiriza, mugafasha n'uyu mwana we uko yaje n'uko ameze uyu munsi, itandukaniro ni irihe? Itandukaniro ni uko nyina yiyakiriye, kandi nyina ubu ngubu amuha urukundo.
mbere yumvaga yamujugunya yamusiga mu rugo akajya guhinga akagira iki, ariko urabona ko yemera akamushyira mu mugongo agatemberana nawe akajya mu rusengero amufite, yaba ari mu mirimo akamushyira hasi akamuryamika hasi, ariko akaba amuhoza yigisha buri mwanya, kumva ko umwana yamwiyumvishije ko ari uwe akwiye kubana nawe akamukunda, kandi nawe ari umuntu akwiye kubaho. Turaganiriye ariko tuzongera dushaka undi munsi tuganire, cyangwa tuganire n'aba babyeyi nabo twumve icyo babivugaho, twumve se bari impinduka iyi sosiyete yanyu cyangwa se kuba mwarishyizemo mugahindura ubuzima bw'ababyeyi hari icyo byatanze. Tunasoza ugasubiramo ino sosiyete yanyu n'impamvu yagiyeho, hanyuma tukabwira abadukurikiye yuko abafite umutima wo gufasha se twabashyiraho uburyo bwo kuba babakontakita, haba mu buryo bw'ibitekerezo yaba mu buryo bw'ibikoresho by'isuku, bimwe mu bintu bano bana bakenera, nkeka ko hari icyo byabafasha. Mwakoze cyane. Association yacu nk'uko nabikubwiye ni CDFSA, ni Children with Down Syndrome Family Strength Association. Twayishyizeho rero tugamije kwishyira hamwe kugira ngo duterane ingabo mu bitugu, dufashanye nk'ababyeyi bahuje ikibazo, abishoboye bafasha abatishoboye, abafite ubumenyi bafashe abadafite ubumenyi, kugira ngo twese tuzamukire rimwe, abana bacu ntibazahare, ntibagire ibibazo bitandukanye byaturuka ku kutamenya. Kuba abana bafite Down syndrome ni abana nk'abandi, nongere mbibabwire, ni abana bashoboye, ni abana iyo ubafashe neza ukabaha ubushobozi ukabaha urukundo, n'umwana akora nk'ibyo abandi bana bakora. Yego abafite lenteur kutihuta muri we, ariko n'umwana ashobora kwigirira akamaro. Igihe udahari umwana ashobora kwibeshaho agakora agahembwa, n'umwana nk'abandi. Rero mureke abana tubakunde tubiteho, afite impano. Hari abana bazi kuririmba, bazi guteka, bazi koza ibyombo, bamesa imyenda, urumva ni nk'abana nk'abandi. Rero nasaba ababyeyi ko bashyigikira iyo miryango ifite abana bafite ubwo bumuga, ntibabahe akato, kuko ikibazo kenshi kimaze kugaragara ni uko abo babyeyi usanga abandi batabiyumvamo, bumva ko ari nk'ibirozi bagiye gucisha, cyangwa se ari imiti banyoye, cyangwa se ari igihano Imana yabahaye. Nyabuna ntabwo ari byo. Ibyatubwira uno munsi ni ubushake bw'Imana, kandi twe twarabyakiriye, kandi tubana nabyo ku munsi, kandi tumeze neza. Tamara, ndagira ngo dusoze nshimire n'umufasha wawe mwanyanye muri urugendo, mugorana icyo kibazo mukakivamo, mukabasha no kugikuramo abandi. Ni umutima ukomeye, ni ukuri. Hari abantu benshi binanira, ariko wenda kuri iki kiganiro hari abo cyahindurira ubuzima. Hari n'abatabasha gutanga izo testimony bakabyihererana, ariko uyu munsi iyo ufashe umwanya ukavuga ati njye nta kibazo nganiriza, hari benshi nanone bihindurira ubuzima cyangwa se bifasha. Nagushimira kandi nkakubwira ngo ntuzacike intege. Igikorwa watangiye ni igikorwa cy'ubutwari, igikorwa gihindura ubuzima bw'abantu benshi, n'abo mufatanyije, n'abo muri kumwe uyu munsi. Imana ikomeze ibafashe. Wenda n'abadukurikiye bifuza kuba bagira icyo bafasha, yaba igitekerezo yaba inyunganizi, turabashyiraho uburyo babakontakita, uburyo babageraho, uburyo babavugisha. Mu Mana byose birashoboka. Byose birashoboka. Murakoze cyane. Duhaye Imana murakoze namwe bamugisha. Merci.